uraje urebe iyo video. Numugore yari yarirukanse yagiye no mu Bihinde gushaka urubyaro ngo yiteze intanga biranga. Ndimo ndamusengera twari mu Mutara haranya Gatare mu mugi muri stade. Imana irambwira ngo bamuroze intozi mu nda iyo yahuraga n'umugabo we. Za ntozi zamiraga intanga z'umugabo. Umugore akananirwa gusama. Naje kumusengera intozi araziruka. Amaze kuziruka muraje mubibone mu iteraniro aho ngaho kuri video bijye gukurikiraho. Yarabumaranye imyaka 4. Uyu mwanya tuvugana arahetse. Dasora basize mu izina rya Yesu. Dasora amarozi. Abantu baje gusenga Imana bayikorera. Abeme sonde cyubahiro tugushimira Imana. Ariko Yesu arashoboye cyangwa ashoboye? Usengere kuri uyu wa 4. Imana niyo yagukiza ubugwayi bwayo. Imana niyo yakumara umubabaro. Uraje urebe umuntu nasengeye yaramaze imyaka 2 atareba yarahumye. Numugabo uraje urebe iyo video nayo irakurikiraho. Yesu yaje kunkoresha ibitangaza mukoraho arahumuka arareba. Yari umuntu utunze amafaranga ariko amafaranga atarigeze amuhumura. Inzira zose nizinanirana. Haba hasigaye inzira imwe nta yindi nzira niyo gusenga. Kuva uyu mwanya yavuze ngo amaze imyaka ingahe atareba. N'abarozi bari barafashe amazi ye bayajana mu nyanja. Bakuyemo amaso y'uruvu bayashira muri we, aye barayatwaye. Kuva uyu mwanya wa none nzamye imbaraga z'Imana. Aya maso yawe niyakire kureba, aya maso niyakire guhumuka. Ugiye kuzakomerwa umukire. Imana yongeye kuguhereza kureba nonaha. Imana yongeye kuguhereza kureba nonaha. Shiraho mikrofone. Imana yemengeye kuguhereza kureba nonaha. Amena. Imana ihumuye ubuhumyi bwawe. Irakoze Imana. Imana ihumuye amaso yawe. Amena. Ugiye kongera urebe mu izina rya Yesu. Amena mu izina rya Yesu. Ako gatambara ngushizeho n'ubutwari bwa Yesu. Amena. Ukozeho ni marayika urimo urakuvura. Ndabyemera. Le costa shine costite. Mbega twakomera Yesu amashi. Ndeba hano. Fata mikrofone. Tekala site baria. Reba kano gatambara. Ndakabona. Aka gatambara kameze gate? N'umweru. Umweru ni iki? Ariho n'ubururu buto. Wakomeye Imana amashi menshi mu izina rya Yesu. Ndeba hano. Ndeba hano, komeza unyitegereze. Uko unyitegereza niko Imana iri kubahora ubuzima bwawe. Karuvate nambaye yirebe. Imeze gute? Ni rouge brodero. Jesus. Komera Yesu amashi. Tena. Nasengeye umwana wagenderaga mu mbago. Uraje ubirebe. Uwo mwana agendera mu mbago uyu mwanya tuvugana yarakize. Ati imbago aragenda nta bindi byabikoze n'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zirakora. Vaye ku munsi wo kuwa 4. Uze dusengana Imana. Urebe ngo Imana iragutabara. Ntabwo wasinyiye kuba mu buzima bubi. Ntabwo wasinyiye guhora ubabaye. Achiye tumechoka. Achia kwa jina la Yesu. Achia we. Achia kwa jina la Yesu. Wambaraga we wa paralize. Kuva uyu mwanya nirukanye uyu mwuka w'imbago. Tuzongere kuzigenderaho ukundi. Tuzongere kugendera imbago ukundi.
ndayivumye imitsi yawe yose batwaye ndayigaruye tambuka ugere hariya komera Yesu amashyi menshi komera Yesu amashyi menshi komera Yesu amashyi menshi komera Yesu amashyi menshi garuka tambuka komera Yesu amashyi menshi komera kurikira Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo abantu benshi bari bategereje kubona wasebye, bategereje kubona wamwaye, ariko ndagira nkubwire ngo ibyo bategereje ntabwo bazabibona. Hari ibintu wasenze ntibyemera, abahanuzi baraguhanuriye ariko warategereje n'uyu munsi ibyo baguhanuriye ntibirasohora, uracyagwana n'ubwo rugamba. Ndeka nkubwire ngo hari inzira imwe yasobanura ibidasobanutse ku buzima bwawe. Iyo nzira nta yindi ni ugusenga. Amashuri ntiyabasha kugukura muri icyo kigeragezo. Umugabo washatse, umugore washatse ntiyakigukuramo. Ariko iyo tupfukamye tugasenga, hari imigozi icika ku buzima bwawe. Uragerageza ugakora nta terambere. Ibintu byawe byose uruhira ubusa. Uhora mu buzima bwo kwizengurukaho budafite formule. Iyo wicaye ukitekerezaho ubona ejo hawe ntawe. Reka nkubwire ngo vaye dusenga Imana. Ndagutumiye kuwa 4 hano ku Kinamba cya mbere cyo ku Gisozi aho Beka ikorera. Turi inyuma mu gikari cyayo. Vaye kuwa 4 nsengane nawe, tuzatangira saa 3 kugeza saa 10. Nzasengana nawe by'umwihariko. Hari Imana yiteguye guhindura amateka yawe. Ndaje shimye Imana y'amahoro ikorera muri uyu mukozi w'Imana agasengera abantu bagakira indwara. Shimye Imana y'amahoro ko yankijije diabete. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya.